Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Burya gukizwa ni uguhozaho. Kwakira agakiza ni byiza, ariko bidusaba guhozaho kugira ngo tutagwa. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ukuntu abantu bibwira ko bashobora kubeshya Imana. Ni ukubera iki abantu bibwira ko bashobora kubeshya Imana? Ushobora kwibaza uti bitekereje gute? Imana wayibeshya ute? Burya iyo ubeshya umuntu nawe ubwawe wibeshya, kandi uba umeze nkaho ubeshya Imana n'ubwo bwose utayibona. Reka turebe rero, ese hari ubwo ujya wicara ugatekereza ukavuga uti hari icyaha naba narakoze, ukibaza icyaha waba warakoze gishobora kukubuza ijuru? Icyo cyaha wakoze gishobora kukubuza ijuru. Nubwo wakijwe, wakiriye agakiza, ariko hari igihe umutima ukomanga ukavuga uti kiriya cyaha nakoze narakibabariwe, aho nticyambuza ijuru. None ukagutera imbaraga zo gushakisha Imana, ugakomeza ushakisha Imana kugira ngo wihane, wigorore n'Imana, noneho bya byaha nk'uko Bibiliya itubwira bihanagurwe, ubyegurwe burundu. Ariko iyo agatima kagikoma ukavuga ati biriya bintu, ni ukuvuga ngo wowe ufite umutima nama wawe ukugira inama nziza, ntuzongere gukora nka biriya, nturarikire biriya, bigatuma uhora wisuzuma ntugwe mu byaha nk'uko umuntu akijwe yabigwamo byihuse. Ikindi rero tuzi neza muri Bibiliya, abami ba Isirayeli benshi uko bagiye basimburana kugeza kuri ba Manase, bose bagiye bakora ibirakaza Imana. Uvuye kuri Robowamu, Salomo amaze gupfa, umuhungu we Robowamu akamusimbura, bariya bose bakurikiyeho bagiye bakora ibidashimisha Imana, ibidashimisha Imana. Kandi Imana yari yarabahaye ubutware, ariko babukoresha nabi. Ariko reka twibaze ikibazo cy'uyu munsi, kuki abantu bibwira ko bashobora kubeshya Imana? Abantu bibwira ko bashobora kubeshya Imana. Uzatebe twese turatekereza tukavuga tuti Imana ntitubona, twumva ko birangiye. Ariko reka turebe impamvu zituma abantu bumva cyangwa se batekereza ko babeshya Imana, kuko Imana itabareba. Ibintu bitatu bigaragara mu mwanya. Icya mbere, kutamenya Imana. Abantu benshi bibwira ko bazi Imana, ariko mu by'ukuri iyo usesenguye neza ugasoma Bibiliya neza ukayumva, usanga abantu benshi ntabwo bazi Imana. Nk'ubu urugero, nk'ubu nka Yosaya agarutse akareba ibibaho mu isi, yakitwa n'agahinda. Reka mvuge impamvu ntanga urugero rwa Yosaya niwe mwami waje akurikira abami bose uko bagiye basimburana bavuye kuri Robowamu, ukamanuka ukagera kuri Manase wageze n'aho atamba umwana we, agakora ibirakaza Uwiteka bitigeze bibaho, usibye Robowamu uriya wasimbuye Salomo. Yosaya aje kiriya gitabo bamaze kugitora cy'amategeko bakagisoma, bakabona uko amategeko yari yanditse mu gitabo bagomba gukurikiza amategeko kugira ngo bakurikize Imana. Yararize yiciraho imyenda, ahiga ko kuva ubu agiye gusenya ibyo by'irwamana byose, akigisha abantu, asoma iryo jambo ryari mu gitabo cy'amategeko, arisomera abantu batangiye gukurikira Imana. Nk'ubwo aramutse agarutse akareba ukuntu ibintu bimeze, nta muntu n'umwe ukurikira ijambo ry'Imana muri nose. Dushobora kuba natwe twibeshya turayikurikira, ariko turagerageza kuko urebye iyo abantu bitwa ngo barakijijwe bafite agakiza, ukareba nuko Bibiliya imeze, uko abantu bakera bari bameze bizika ku ijambo, ukareba nawe uyu munsi icyo bakoresha iryo jambo, bitubona ko abantu batazi Imana. Ibyo nabihagararaho nkabihamya, kuko iyo ugiye mu ijambo cyane ugomba kugira ubwoba bw'ibyaha kugira ngo utabikora. None iyo ubonye abatatira ijambo ry'Imana n'agakiza bavuga ngo bahawe, bakajya mu bintu bihabanye n'ibyo ijambo ry'Imana ritwigisha, ahubwo nawe uravuga uti ibintu birakomeye kabisa. Icya kabiri gituma abantu bumva ko babeshya Imana nubwo ari bo baba bibeshya, gushimisha amaso ariko umutima udatuje.
ushobora gukora ibintu kugira ngo ushimishe abantu by'inyuma byo ku mubiri, ariko imbere mu mutima wawe uzi neza ko ubaswe n'ibinyoma, nta kuri ko kurimo. Ukavuga uti ubwo mbeshya bigakundika, reka nkomeze gutyo bigira ibanga, noneho bitagaragara hanze, ukabigira ibanga, wenda akaba nta muntu n'umwe wamenya iryo banga ryawe, ariko mu mutima wawe uhora ugukomanga n'ubwo unangire. Iyo unangiye rero niyo wavuga ngo urakijijwe, ntabwo ukijijwe kubera ko ubeshye kandi uzi ko mu mutima wawe neza ubeshya. Ni kwa kundi navuga ngo uzi ko wabeshya Imana. None se wabeshya Imana? Nawe urabizi, uzi ko kuri wa munsi byose bizajya hanze. Ngaho rero gerageza ahubwo ujye mu kuri, uwo umunyakuri, kugira ngo ukiranuke, uramire ubugingo bwawe. Icya gatatu, kwibeshya, kutabona inkurikizi uwo mwanya. Kwibeshya, abantu bibeshya ko ubwo nta nkurikizi mbonye, nta bihano mbonye uwo mwanya, bakabifata nk'ihame, nk'ibihoraho, ko ntacyo bishobora kuba. Ariko bakibagirwa ko muri ubu buzima, muri ino si, turi mu rugendo. Urwo rugendo ibi byose bigenda biba ubibika wibeshya ko nyine nta ngaruka bifite, nibyo kuri wa munsi bizaza imbere bikatwisuka imbere yacu twese. Niyo mpamvu ugira ubuntu n'Imana ikaguha agakiza, ukizirikaho. Kuko izirikaho ni ugushaka kuba umunyakuri, kugira ngo uvugishe ukuri byibuze 99%. Ako kamwe ku ijana bikaba byaba bindi bya muntu, ko ari kamere muntu nyine, ariko byibuze ukagerageza ukizirika ku ijambo, ugashakisha ukuri kugira ngo ube umunyakuri. Nuko rero utsinda ikibi, ugatsinda ibyo bishobora guteza ibibazo byo kwibeshya ngo uri kuvuga ukuri kandi unabeshya n'Imana, byakuviramo kurimbuka. Icya kane, ubukungu sibwo bukiranutse. Muri ino si, ari ibintu bivugaho mu mwanya, abantu benshi iyo bamaze kugira ubukungu babwitiranya n'ubukiranutse. Abantu benshi babonye umuntu ukize bahita bumva ko arakijijwe. Ubukungu ntabwo ari ubukiranutse, nibyo beshya abantu. Kuko ufite ubukungu ashobora kugura ibintu byinshi, uzarebe n'abantu bari mu gakiza ariko batakarimo neza, cyangwa se niyo yitwa ngo akarimo neza imbere y'amaso y'abantu, iyo aguzwe ngahemuke cyangwa ko ikindi kibi cyangwa ko Satani, bahita bagenda gutya. Ni ukuvuga ngo ubwo bukungu ntibugushuke ngo ukubwire ngo nibwo gakiza. Icyo nacyo gituma abantu bibeshya, cyangwa se n'abandi bakaba bakurikira uwo muntu kubera ubwo bukungu, bibeshya ngo arakijwe cyangwa afite agakiza, kandi ntaho bihuriye. Agakiza burya karuta ubukungu. Ibyo ni ibintu wareba ukabisobanukirwa neza, kuko agakiza ntabwo kaguha garanti y'ubuzima bwo muri ino si, kaguha garanti y'ubuzima buzira iherezo mu ijuru. Ubwo rero ntabwo wagereranya iby'ijuru n'iby'isi. Iby'isi nyine ni ahangaha, iby'akanya gato, birashira nk'umurabyo, nko guhumbya. Ariko iyo ukoreye Imana ikaguha agakiza keruye, nawe ukakabamo hariya mu ijuru, uri kubaka umutamenwa. Turi cya gatanu, ikinyoma kiyoboye isi kandi gifatwa nk'ukuri. Isi nigeze gukora video, ushobora kuzireba aho hasi, ivuga ngo byafashe imyaka 900 kugira ngo ikinyoma kiyoboye isi uyu munsi kibe kiganje ku ntebe. N'ubu rero ngo abantu bose iyo bavutse uwo mwanya bavukira mu kinyoma. Abantu benshi bari mu kinyoma gikomeye kugira ngo ukivumbure ubone icyo kinyoma. Naho Imana nyagasani yonyine, kubw'umuntu ntabwo wabyivumurira. Imana itakugira ubuntu ngo ikwereke. Iyi si iyobowe n'ikinyoma, ku buryo hari igihe kizagera kikamenyekana, kizamenyekana, abantu bose bazavuga wow, nuko ibintu bimeze, nuko byahoze bimeze, nayo bibagamo gutya. Ariko gusabira kugira Imana kugira ngo ntuzakanguke amazi yararenze inkombe.
kuko harimo bazakanguka byararangiye. Cya gatandatu, kudasoma ijambo ry'Imana ngo wumve uburemere bwo gukinisha Imana. Nkigirwa ubuntu nakira agakiza, natangiye gusoma ijambo ry'Imana. Ndarisoma ku itangiriro kugera ku byahishuwe. Ndarisoma ijambo ku ijambo. Ndarisoma ijambo ku ijambo. Noneho uko ndisoma nkagenda mvumbura ibintu utigeze wumva mu nsengero cyangwa utigeze wumva abapasiteri. Uzi ko byaba ari danje. Uzi ko burya abantu bakinisha Imana batabizi. Kuko abantu bakurikira ibyo babwirwa, ntabwo basoma ijambo ubwabo. Iyo usomye iri jambo ukabona ukuntu Imana ihana, kubera ko yaduhaye gahunda yayo, inyigisho zayo zo gukurikira muri ino si, ariko nakubwira ni abantu 99% ntibasoma iri jambo, ntibarizi. Sasa kuba batarizi, niyo mpamvu batumva uburemere bwo gukinisha Imana. Benshi bakinisha Imana. Ni gute? Ntaga muryo. Ushobora kuba umupasiteri, tuvuge urazamutse gutya ugira ubuntu, Imana iguhaye ijambo, ariko noneho kugira ngo wumve ko ukomeye, ukajya gushaka izindi mbaraga, indi myuka hirya no hino, kandi ukaza ugakomeza ukavuga ngo ni Imana yaguhaye iryo jambo, ugakora ibitangaza bikoreka aho ngaho, ukabikora, ugasunika abantu kumwe basunika abantu, ukavugiraho ibigambo, ukavuga mu myuka niba ari no mu ndimi kumwe bavuga, byose ukavuga ngo ni Imana ibiguhaye, kandi Imana mutavuganye ufite ahandi wabivanye. Nkaho rero ni ukuvuga ngo abantu bakinisha Imana kubera kutumva uburemere bw'umujinya w'Imana. Iyo umaze gusobanukirwa umujinya w'Imana, niyo uvuga uti reka ngerageze uko nshoboye nkomere mu nzira z'Imana ntazarimbuka. Turebe cya karindwi nicyo cya nyuma, nubwo hari ibindi byinshi dushobora kongeraho. Kwinezeza, kamere muntu, Imana ntindeba. Urinejeje kubera kamere muntu nyine, uri mu mubiri, twese turi mu mubiri, tubyemere, turagira gutya, tukaba twacikwa, ariko aho bikomerera ni uvuga ngo Imana ntindeba mu mutima wawe, kuko ntabwo bivuga ku munwa, byose ni automatique. Mu mutwe no ku mutima ushobora kuvuga uti ese ikintu ngikore cyangwa se ngikore, ukaguma ngikore singikore, ngikore singikore, bikarangira ugikoze, yaba ari kibi abari dufatira umutima ukomeza ukomanga, ariko ukavuga ati ubwo Imana itandeba nta kibazo. Umunsi umwe, ibiri, itatu, ukabura byibagiwe, ugakomeza ubuzima, ukongera ukabisubiramo nanone, kuko wabigize iki? Akamenyero. Bimaze kubigira akamenyero rero, nuko Satani akugota akoresha abambare be akakugusha. Ngaho rero ihangane, ujye mu kuri, ukurikira ijambo ry'Imana, hato umwanzi Satani atakugusha ngo urimbuke ubugingo bwawe. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.